ni message iri kubaza. Imana irimo ikubaza ngo uri he? Umwanya yagushyizemo ni uhagazemo. Iguhamagara, Imana imo yicuza ku bantu benshi yagiriye neza, bari kuyitura inabi, tangiye kuyihemukira. Ariko reba nawe, ndashaka kugira ngo uyu mwanya ufate umwanzuro, ugaruke ku rufatiro. Imana yakuntumyeho irambwira ngo nze nkubwire ngo garuka. Imana iragushaka. Va muri ubwo busambanyi, va muri ubwo bujura, va muri ubwo bwibone, va muri ubwo rwango, va muri ubwo bwambanyi, va muri ubwo bwicanyi, va muri ayo matiku, va mu izo nama mburimo. Imana iragushaka, garukiraho, ongera ukizwe. Iyo rero uvuye muri ubu bwami bw'Imana wari warabugezemo, ubaye umwanzi w'Imana. Imana yarambwiye ngo abo bantu bahoze mu nzu yayo, bahoze murimo wayo, bakayita bagahunga, irambwira ngo ije kubashaka. Kandi irambwira ngo mu buryo bwo kubashaka ije gukoresha ibimenyetso kuri bo nk'ibyo yakoresheje kuri Farawo, kuko Reka tubashimire ngo mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV aho mutuye hose mu Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese turabashuhuje, n'abatuye hanze y'igihugu muri diaspora. Imana nibaha umugisha. Abavuga Ikinyarwanda n'abatakivuga mwese turabashuhuje. Abatari bakanda subscribe ku Umuremyi TV muyikande, n'abatari bayikanda muyikande. Imana nibaha umugisha. Rero muri uyu mwanya tugira umugisha wo kwakira umukozi w'Imana. Reka tumwakire, ariko bwa mbere na mbere turabanza tubakire mwebwe mudukurikira, kuko ni mwebwe mutuma dukora ibiganiro kugira ngo namwe mubibone. Rero mudufashe, mukoreshe ya kugira ngo n'abandi bagiye babyumva, kandi turabibashimira. Reka twakire umukozi w'Imana. Sibwo bwa mbere twamwakira ku Umuremyi TV. Reka tuguhe umwanya usuhuza abakunzi bacu. Shalom shalom. Shalom. Ndabashuhuje, amahoro ya Yesu nabane namwe. Amazina yanjye nitwa Samusoni Nzabona Inderera. Nzabona Inderera. Ushize barabikubajije, numvishije ukuntu wabisobanuye. Ndi umugabo. Hanyuma ikindi ndi umukristo. Uri umukristo wahese? Umukristo wahe nawe uri mu idini? Bamwe bajya bavuga ngo sengera mu itorero rya ADEPR. Ariko nakwibariza kuki ADEPR ariyo ivuga ko ari itorero, abandi akaba ari amadini? No kubera iki? Kandi tuzi ko itorero ari rya Kristo. Iyo tuvuze itorero, ubundi itorero riri mu buryo bubiri. Hari itorero rigaragara, hakabaho n'itorero ritagaragara. Mu Cyongereza babyita church. Hari visible church na invisible church. Ubwo hari itorero rigaragara, hakabaho n'itorero ritagaragara. So iritagaragara rero niryo rya Kristo, ariko rikaba riba n'ubundi mu rigaragara. Ubwo hari itorero rigaragara n'iritagaragara. Kuki ADEPR ariyo yashyizeho itorero? Iyo nandi ni amatorero, kandi bo ni amadini. Iyo uvuze church uzumva ngo Catholic church, Anglican church. Iryo jambo church ni itorero mu Kinyarwanda. So rero ubundi itorero cyangwa se ecclesia mu rurimi aho ngaho rw'Igiheburayo ni nk'itsinda cyangwa se urwunge rw'abantu benshi, ariko abo bantu bakaba bari muri uwo muryango
hanyuma navuga ngo bafite intego imwe. So rero n'andi ni amatorero, ariko itorero rya Kristo ryo rihishe, ribitse, sinzi uko nabivuga, ariko aho niho riri muri ayo yose twita. ubwo twavuga ko itorero rya Kristo ryo riri muri buri muntu wamwizeye. Hamwe no muri ayo, reka niyo wabyita amadini uko wabyita kose, ariko itorero rya Kristo ribonekera aho hose. Sawa, urakoze cyane. None se wenda tuzi ko bamwe tujya tubakira akaga ngo ni evangeliste, ni prophète, ibindi ni bavuga ni prophète, evangeliste, apotre. Wowe uri iki? Ntabwo nkunda kuvuga ayo matitire, si uko wenda ntafite ibyo navuga, ariko njye ndi umukristo. Uri umukristo? Iya, ndi umukristo. Uri umukristo usanzwe uvuga ubutumwa? Umukristo wese aho ava akagera aba afite inshingano zo kuvuga ubutumwa. Gute se abo bose bavuga ubutumwa? Utabivuga azabibaswa. Ubu twese twahawe kuvuga ubutumwa, iyo mpano turayigira. Tubuvuga wenda mu buryo butandukanye, ariko umukristo wese ahari agomba guhamya Kristo. Iyo usomye wenda ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe, murambabarira narwaye agakorora, na Matayo 28 ndumva ari 19, niho Yesu yatanze inshingano, arabwira ngo mugende mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza, abazizera mu babatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Umukristo rero wese ahava akagera, iyo wabaye umukristo, ubundi ijambo umukristo cyangwa se bavuze umukristo, ni umuntu ariko wa Kristo, umuntu wabyawe ubwa kabiri. Uwo niwe mukristo. Ntabwo iyo umaze kuba umukristo rero ugenda ngo wicarire, ahubwo uragenda ukamamaza Kristo. Urakoze cyane. Mba nanze kuvuga ibyo ngibyo kubera ko muri iyi minsi abantu benshi bacumuzwa n'ayo matitire, ariko kuvuga ngo uri umukristo birahagije. Nibwo abantu benshi bakwisangamo. Ariko iyo uje ukavuga ngo uri umushumba, uri apotre, uri iki, hari igihe bakubona muri ya masura, ariko iyo uvuze umukristo bahita bumva ko uri wa Kristo. So ndi umukristo, ndakijijwe, ndihamiriza n'umutima wanjye, ariko nkaba ndi n'umuvugabutumwa. Reka wenda mbivuge. Iyo mpano ndayifite kugira ngo uvuge kuri umuvugabutumwa. Yesu yarayimpaye, aha bamwe kuba bungeri, abandi kuba bashumba, abavugabutumwa, abigisha. Ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Reka tuguhe umwanya rero dusengera Imana, utubwire ibyivugabutumwa Imana yaguhaye. Murakoze cyane. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye ko waturinze ukabana natwe, kandi ukabongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuboneke imbere y'abantu bawe tubabwira iby'agakiza, inkuru nziza y'agakiza. Nyemerera rero umuntu wese ufashe uyu mwanya agakurikirana ubutumwa wampaye, kugira ngo bumugirire umumaro kandi buzane impinduka mu bugingo bwe. Urakoze, mbigusabye nizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane rero. Ubutumwa nazanye uyu munsi wa none turabusanga mu byanditswe byera,
dusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo waho wa 9. Itangiriro turasoma igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 9. Haravuze ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Message Imana yampaye ku bantu turi kubana muri uyu mwanya, Imana irimo ikubaza ngo urihe. Ntabwo ari nge uri busubize, ahubwo urasubiza Imana. Mu by'ukuri rero abantu benshi muri iyi minsi bavuye mu mwanya Imana yabashyizemo, bavuye mu buntu bw'Imana. Imana yantumye rero ku muntu wese uri bunyumve ngo mubaze ngo aho Imana yamushyize niho ari, aho Imana yagushyize niho uri, umwanya Imana yagushyizemo niwo urimo. Uraza kubitekerezaho nusanga ari wo mwanya uhagazemo, ushima Imana. Nusanga uwo mwanya Imana yagushyizemo warawuvuyemo, uraza kubwira Imana kandi ngo ikubabarire, kuko Imana yacu ni nyembabazi, iracicaye ku ntebe y'imbabazi, ntabwo iyo ntebe irayihagurukaho. Iri jambo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro ni ijambo ni rigari, navugaho byinshi ariko reka mvugeho wenda muri make. Uyu ni Adamu. Imana imaze kurema Adamu, ijambo riravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Aho rero uhita usangamo icyo twita Trinity cyangwa se ubutatu. Mu iremwa ry'umuntu hagaragaramo ubutatu bwera: Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Mu iremwa ry'umuntu Imana yaremye bwa mbere ari we dusoma hano muri Bibiliya Adamu. Bibiliya iravuga ngo Imana yamuhaye ishusho yayo cyangwa se image y'Imana. Ni ukuvuga ngo Adamu akimara kuremwa yari afite ishusho y'Imana. Niko ijambo rivuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Uyu muntu aremwa yaremwe mu ishusho y'Imana. Hanyuma igihe kiragera, Imana imaze kumurema. Iyo usomye n'ubundi Itangiriro 1:17-18 ngo Imana yitegereje uwo mugabo, cyangwa se haravuze ngo uwo muntu ibona ko adakwiriye kuba wenyine. Kuba wenyine ibona ko bitamubereye, imuremera umufasha umukwiriye.
imukuye mu rubavu rwe. Imaze kumurema ikura umufasha mu rubavu rwe, ibashyira aha muri iyi ngobyi ya Edeni, ariko ibaha kondisiyo cyangwa se ibaha kirazira. Irabwira ngo dore mwemerewe kurya imbuto zose zo muri iyi ngobyi, mwemerewe gukoresha buri kimwe cyose gihari, ariko hari igiti mbabujije, igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Imana irabwira ngo iki giti muramenye, muramenye. Irabwira ngo kirazira, ntimuzigere murya ku mbuto zacyo. Bidatinze Satani ngo araza muri iyi ngobyi, asanga Eva, arangije aramubwira ngo ibyo Imana yababwiye yarababeshye, yababujije kurya kuri kiriya giti kubera ko yabonaga ko nimukirya namwe muzaba nk'Imana, muzarema. Eva ngo abyumvishe, yumva inama Satani amugiriye ni nziza, ngo asoroma kuri cya giti ngo ararya. Amaze kurya ahereza umugabo we Adamu, nawe aryaho. Navuga ngo niba Adamu yari yubahirije rya jambo dusanga hano n'ubundi muri Bibiliya rivuga ngo umugabo ukunde umugore wawe, yaramwumviye. Umugore nawe agandukire umugabo we. Nimba navuga ngo ni kubw'urukundo Adamu yanze, ko ntago yanze kureka kumvira Eva, ahubwo yaramwumviye ngo uru rubuto nawe aruryaho. Yibagirwa neza ko Imana yamubujije kurya kuri iki giti. Ishyano riba rirabagwiriye. Bibiliya iravuze ngo hanyuma bamaze kurya kuri iki giti, amaso yabo arahumuka, birebye basanga basa bitandukanye n'uko basaga, ngo bibona bambaye ubusa. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani, igice cya 14 umurongo waho wa 34, haravuga ngo icyaha gikoze isoni amoko yose, ariko gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Bakimara gukora iki cyaha, ngo bisanga bambaye ubusa, batangira guhunga Imana. Icyaha kibazanira ingaruka mbi. Zimwe mu ngaruka zikomeye icyaha cyazaniye Adamu na Eva. Icyambere, ingaruka ya mbere, icyaha cyatumye bahunga Imana. Cyatumye bahunga Imana. Ingaruka ya kabiri, icyaha cyabakuyeho ubwiza bw'Imana. Ingaruka ya gatatu, icyaha cyabirukanye mu mwanya Imana yabashyize. Ndashaka kuvugana n'umuntu nkurikiye muri aka kanya. Icyaha ni kibi. Icyaha kizana ingaruka ku muntu zikomeye. Imwe mu ngaruka ikomeye kurusha izindi icyaha kizanira umuntu
ni uko icyaha kigukuramo amahoro. Iyo umaze gukora icyaha usigarana umutima ugucira urubanza, ariko iyo nta mutima, iyo nta cyaha ufite muri weho, nta rubanza uba ucirirwa n'umutima wawe. Rero cyabazaniye ingaruka zikomeye, arizo ngaruka eshatu navuzeho. Icya mbere, cyabakuye mu mwanya Imana yari yabashyizemo, barahunga, bashaka aho bahungira, ariko n'ubundi Imana ntaho ushobora kuyihungira, nta naho ushobora kuyihisha. Baragenda, icyaha kibakura muri iyi ngobyi, icyaha kirabangaza, icyaha kibakura mu mwanya. Uyu mwanya Imana ijya kuwushyiramo Adamu na Eva, yari yashyizemo buri kimwe cyose bazakenera. Ntacyo bashatse ngo bakibure. Buri kimwe cyose, byaba ibyo kurya, byaba ibyo kunywa, byaba ibyo kwambara, buri kimwe cyose bagombaga, bakeneraga, Imana yari yagishyize muri iyi ngobyi ya Edeni. Ariko kubwo kwifuza k'umwana w'umuntu, cyangwa se kutanyugwa, bibazanira ingaruka ikomeye yo kutumvira Imana. Bumvira Satani, bibazanira za ngaruka zose navuze. Icyaha kibakura mu mwanya Imana yabashyizemo, kibahungisha Imana, kibambura ubwiza bw'Imana, imaje y'Imana kibakuraho. Nibutse abankurikiye, iyo birivuze ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, hari uhita yibaza ngo buri Imana ni igikara, kubera ko wenda nanjye ndi igikara, ni umuzungu, ni umwirabura, okay, buri wese akagira ishusho ayiha. Ariko bishatse kuvuga kamere, imiterere. Imana uyu muntu imaze kumurema, yamuhaye akamero nk'akayo. Kamere, imiterere y'umuntu yasaga cyane 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 rwose n'imiterere y'Imana. Imana ni urukundo. Uyu muntu yamuremanye urukundo atarakora icyaha. Imana ni intungane. Uyu muntu akimara kuremwa nawe yaratunganye rwose, yareraga. Ariko icyaha bya bindi byose ka kamero k'Imana, ya miterere y'Imana, icyaha kibimukuraho. Ijambo nasomye ariryo nshaka kugira ngo ntindeho cyane, kugira ngo ntambutse message Imana yampaye ku muntu nkurikiye muri aka kanya. Imana iyo usubiye inyuma gatoya, ngo yakundaga gusura Adamu na Eva muri iyi ngobyi. Kajyayo mu gitondo ati mwaramutse, saa sita ati mwiriwe mute, nimugoroba ati mumeze mute. Imana yarabasuraga cyane kugira ngo imenye amakuru. Ariko ngo noneho ngo igiye kubareba muri wa mwanya yabashyizemo, ngo irababura. Imana ihita ihamagara Adamu, ihamagara uwo mugabo, niko Bibiliya yatubwiye, ngo iramuhamagara ngo Adamu uri he? Wakibaza impamvu itahamagaye Eva. Imana iyo ireba umugabo imubonamo umugore, kuko nubwo bari babiri ariko bari babiri muri umwe. Eva yavuye mu rubavu rwa Adamu. Imana yo yarebaga Adamu, diregite yabaga irangije kubona na Eva. So niyo mpamvu rero Imana yahamagaye Adamu, itigeze ihamagara Eva, nuko muri Adamu hari harimo Eva. Imana iramubaza ngo uri he?
uri he Adamu? Aho nagushyize ko ntakubona, uri he? Ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti uri he? Iyo ukomeje gusoma hari ibyo yasubije Imana. Icya mbere yarayibwiye ngo numvise imirindi yawe ndahunga. Niki cyatumye Adamu ahunga? Ni icyaha. Kuko atarakora icyaha, Imana yarazaga, yarabagenderaga, kuko nta mutima wabaciraga urubanza, ikabasanga mu mwanya yabashyizemo. Ntabwo bahungaga Imana, ariko bamaze gukora icyaha, Imana ije kubasura cyangwa se bagendereye, barahunga. Barahunga. Icyaha ni kibi rero, gikura umuntu mu mwanya Imana yamushyizemo, kizanira umuntu ingaruka zikomeye, harimo n'ingaruka y'urupfu. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo hanyuma ngo Adamu ngo aravuga ngo numvishe imirindi yawe ndahunga. Icya kabiri, Imana iramubaza ngo none se niki cyabateye gusoroma cyangwa se kujya ku rubuto nabujije? Adamu ati uyu mugore wampaye diregite yikuyeho icyaha. Eva nawe aterega nanjye sinjye niyi nzoka. Adamu ntago yigeze yemera icyaha, ariko Imana ni nyembabazi, Imana ni nyarukundo, Imana ijya yirengagiza gukiranirwa kwacu uko kwaba kungana kose, Imana ikatubabarira. Ibyo byatumye Imana ifata umwanzuro wo gufata igiti ngo ibaremera undi mwambaro. Bo bari biremeye umwambaro bawukuye mu biti, ariko Imana ibashakira undi mwambaro iwukuye mu nyamaswa. Bibiliya itubwiye ngo iki rero, igihe cyarageze kubw'umwanya n'imbaraga n'igishoro Imana yashyize kuri uyu muntu, yanga kumureka, yanga kumuhara, yanga kumurekera amaboko ya Satani. Irimanukira, iza ifite akamero k'umuntu, iza yambaye ishusho y'umuntu. Icyaha cyinjiriye mu mugore n'ubundi yinjirira mu mugore, kugira ngo icyiza gisibanganye ikibi. Uyu Mariya niwe watwite umwami Yesu aramubyara. Kandi nimba twibuka neza, niwe icyaha cyanyuzemo, ariko no gucungurwa k'umuntu kwanyuze mu mugore, muri Eva niho Yesu yanyuze. Imana ishimwe cyane. Imana irangije itanga umwana wayo w'ikinege, dusomye Yohana 3:16, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibi byose byabaye ari uburyo bwo kugira ngo Imana yongere yigarurire Adamu, imukure mu maboko ya Satani. Kuko umugambi wo gutandukanya umuntu n'Imana ni Satani wawugizemo uruhare, ariko Imana nanone yongera kwihuza n'umuntu biciye mu mwana wayo ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe. Abantu munkurikiye muri aka kanya, natangiye mvuga ngo message nazanye Imana yampaye kugira ngo nkubwire
ni mesaje iri kubaza. Imana irimo ikubaza ngo uri he? Umwanya yagushyizemo niwo uhagazemo. Iguhamagara hari kirazira Imana yaguhaye, hari ibyo yakubujije. Yarakubwiye ngo ndaguhamagaye, ndagutoranije, dore ngukuye aha n'aha na, ariko uramenye uzirinde ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ariko wowe utangiye kuzirura iby'Imana yakubujije. Njya nkunda umugabo umwe dusoma mu Bami, ndumva ni Abami ba kabiri, umugabo bita Naboti. Ngo umwami Ahabu ngo yaramwitegereje, ngo yitegereje ngo uruzabibu rwa Naboti, ngo arurebye ngo abona uruzabibu rwiza, arangije ngo ararukunda, aravuga ngo nanjye uru ruzabibu ndashaka kurutunga nkarushyira ku rwanjye, kuko ngo rwari rwegereye uruzabibu rw'umwami, ngo akarugira ngo agahambo k'imbogazi. Bibiliya iravuze ngo asanga Naboti arabimubwira, aramubwira ngo uruzabibu rwawe narurebye, ndarwitegereza, ndarukunda, ndarushaka, uranyemerera urumpe, ndarukuguranira, cyangwa se niba udashaka ko ndugurana ngo nguhe urundi, ndaza kuguha ikiguzi, turarugenera agaciro k'amafaranga, nindangiza nyaguhe. Naboti ngo arabyanga, aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka gutanga gakondo, narazwe gutanga umurage, biragatsindwa, narazwe na ba sogokuruza. Naboti ngo ahagarara ku ruzabibu rwe, aravuga ngo naho napfa ntabwo nshobora gutanga, sinshobora kwikuraho uruzabibu. Abantu Imana yambwiye ngo hari abantu barangije kugurisha uruzabibu. Uruzabibu rwawe niba wararugurishije, ongera ugarukire Imana, ubwire Imana ikubabarire, kuko Imana yageretse hari abantu bagurishije uruzabibu, baguranye uruzabibu rwabo n'ibindi. Ariko Imana yambwiye ngo nzembaze umuntu wese uri bubashe kumva ubutumwa, mubaze ngo aho Imana yamushyize ntihari, aho Imana yagushyize niho ukiri, umwanya Imana yagushyizemo niho uhagazemo. Subiza amaso inyuma urebe aho Imana yagukuye, urebe aho Irodebari kwa Makiri mwene Myeri, mu byaha, mu ivata, wari umusinzi, wari umujura, wari umusambanyi, ibyaha byose wakoraga urabizi, Imana ibigukuramo. Ariko igihe kirageze, wasubiye inyuma, wirengagiza indahiro wagiranye n'Imana ikiguhamagara. Imana ibabajwe n'abantu yahamagaye ariko bakaba barayiteye umugongo. Imana ibabajwe n'abantu yatoranije ikabakura iyo ngiyo iyo ku cyavu, ikabazana, ikabigisha kwambara, ikabigisha kurya bamwe batazi uko barya, ikabigisha mbese buri amashuri Imana ikayabarihira n'ibindi byinshi, buri kimwe cyose Imana ikajya igenda igikora, atari amaboko yawe, atari imbaraga zawe, atari ubwenge bwawe. Topitela si elo. Hanyuma urangije wituye Imana kuyibagirwa, wituye Imana kuva mu mwanya Imana yagushyizemo. Imana yambwiye ngo mvugane nawe ngo garuka. Imana iragushaka. Iyo nzira urimo ni inzira mbi, ni inzira ikuganisha mu irimbukiro,
ni inzira ikujyana ikuzimu. Imana kubera ko ikunda ubugingo, ntabwo yaranavuze ngo nta kizakora itamenyesheje intore zayo zihitagira ku manywa na nijoro. Ahari impamvu Imana iri kuguha ino miburo nuko izi ko wahinduka, nuko izi ko wahindukira. Ntabwo Imana ishaka gucirwaho iteka, ntabwo Imana ikunze kurimbuka, ntabwo Imana ishaka gupfira muri ubwo busambanyi, muri ubwo bujura, muri ayo manyanga, muri ayo matiku, muri izo nsangano, muri ibyo byaha ntabwo Imana ibigushakamo. Niyo mpamvu izanye izi mbuzi yakuntumyeho, irambwira nze nkubaze ngo ese uri mu mwanya Imana yagushyizemo? Aho Imana yagushyize niho ukiri. Uhamagagwa, subira inyuma usure umuhamagaro wawe, subira inyuma urebe ugihamagagwa. Letopite lasi edo, jyayo urebe usura amateka yawe n'Imana. Reba ya misozi wuriye, reba ya migezi wasengeyemo, reba ibyumba warayemo, reba amajoro, reba imisozi watereye, urebe koko niba uko wabanaga n'Imana ariko ukibanye n'Imana. Imana iragushaka, Imana irashaka ngo uhindukire. Imana mwene data yakuntumyeho. Erega ni weho Imana ibwira, ni wowe nta wundi. Iyi ni wowe uri kunyumva, ni weho Imana irimo ibwira. Ubu butumwa ni ubwawe, ni weho Imana yambwiye ngo ntabwo ari undi, ni wowe unyumvise, wowe uri kunyumva, ni weho mvugana nawe, ni weho Imana yantumyeho. Ntabwo ari undi, ntabwo ari undi, ni weho Imana yantumyeho, yambwiye ngo garukiraho. Wituye Imana kwibagirwa. Ibyo nibyo wituye Imana. Wituye Imana kujya mu busambanyi, wituye Imana gusubira ku birutsi, kuba nk'imbwa isubiye ku birutsi. None se Imana iguhamagara, subira inyuma urebe amateka yawe n'Imana. Muri zimwe muri kirazira wari ufite, Imana iguhamagara uracyazifite. Imana iguhamagara warasambanaga, oya mbwira. Imana iguhamagara wari umuvura. Erega hari igihe tuvuga ubujura, umuntu agahita yumva ko umujura ari wa wundi ujya gutobora amazu y'abandi, ari wa wundi ukora mu mifuka. Ubujura burimo amoko menshi. Ushobora kwiba, no mu nzu y'Imana harimo abajura. Ushobora no kurya iby'Imana, ukarya icyacumi cy'Imana, ukaba wibye Imana. Imana yambwiye ngo nkubaze ngo umwanya yaguhizemo ni ukirimo. Iguhamagara warasindaga, wanywaga inzoga, ariko ubu ngubu usigaye uvuga ngo nyweye gake nta kibazo. Ariko kuko Imana ikunda ubugingo bwawe, niyo mpamvu iri kuvugana nawe aya magambo. Kuko Imana idashaka kurimbuka, niyo mpamvu Imana irimo ivugana nawe aya magambo. Irimo ikubaza ngo urihe, irimo ikubaza ngo urihe. Ibyo bigare usigaye ubamo, Imana iguhamagara wabibagamo. Wagize kwitandukanya. Iyo usomye muri Hoseya, ndumva ni igice cya 4, niba atari igice cya 6, ariko hatubwira ngo inkuru za Efurayimu ngo yivanze n'ayandi moko, ngo amera imvi z'urutarutaro, ngo amera nk'umutsima udahinduye uhiye uruhande rumwe, ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga ntiyabimenya. Ikibazo ni ukugwa ntumenye ko waguye. Nicyo kibazo, kuba waraguye ariko ukaba utabizi neza ko waguye, ukaba uzi ko ugihagaze kandi wararangije kugwa. Ngo Efurayimu ngo amere imvi z'urutarutaro, ngo abanyamahanga bamumaze imbaraga, ngo ariko ntiyabimenya. Ugasanga guhanura, Efurayimu arahanura,
arabwiriza, arashumba. Imwe mu mirimo yose ikorwa mu nzu y'Imana arayikora Efurayimu, ariko ntabwo abizi ko abanyamahanga bamazemo imbaraga. Igihe wagendanaga nabo, igihe wabanaga nabo, igihe wari uri muri cya kigare, nibwo imbaraga zawe abanyamahanga bazi kumazemo. None wimitse ibigirwamana muri wewe, hari izindi mana wimitse. Imana yakuntumyeho, yambwiye ngo nze nkubwire ngo garukiraho, kandi Imana irarakaye. Isomye Itangiriro igice cya 6, icyo gice cyose ugisomye ku murongo hafi wa 5 uza icyatumye irema umuntu. Tekereza nawe Imana kwicuza ku bwawe, Imana ikicuza impamvu yakubakiye urugo. Umugore wawe umushaka, wamushatse umukunze, ndetse urahira n'indahiro, uyirahira iturutse mu kanwa kawe, uravuga ngo muzabana mu byago no mu makuba, abyaye atabyaye, ngo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero ryo ryera. Uravuga ngo nta wundi uzakunda, ni wowe wenyine. Ariko reba ko urukundo wakundanaga n'umugore wawe ari gukimukunda, cyangwa se wa mugore we, urukundo wakundanaga n'umugabo we, reba subira inyuma urebe nimba ari rwo mugikundanye. Imana yambwiye ngo mvugane nawe ngo garuka, iragushaka. Imana irimo yicuza ku bantu benshi yagiriye neza, bari kuyitura inabi, tangiye kuyihemukira. Ariko reba nawe, ndashaka kugira ngo uyu mwanya ufate umwanzuro, ugaruke ku rufatiro, wongere ushyire amavi hasi, wongere winginga Imana, ubwire Imana ngo Mana mbabarira. Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi, Imana iracyababarira. Nugarukira Imana nayo yiteguye kukugarukira, kandi nurwanya Satani, reka nkubwire, nawe azaguhunga. Imana irashaka ngo wongere ugirane umubano nayo, wa mubano wagiranaga n'Imana, bya bihe wagiranaga n'Imana, bwa bumwe wagiranaga n'Imana. Imana yari yarakugize umwizerwa kugeza ku rwego yakubitsaga amabanga yayo, ariko uyu munsi wabereye Imana inkundamugayo. Ntabwo ukiri inyangamugayo, ahubwo mbese mu yandi magambo wataye Imana, wimika ibigirwamana mu mutima wawe. Imana warayibagiwe, ari nayo mpamvu wemeye guha icyuho Satani, akaba ari usigaye agukorera. Ariko Imana yakuntumyeho, irambwira ngo nze nkubwire ngo garuka. Imana iragushaka. Va muri ubwo busambanyi, va muri ubwo bujura, va muri ubwo bwibone, va muri ubwo rwango, va muri ubwo bwambanyi, va muri ubwo bwicanyi, va muri ayo matiku, va muri izo nama mburimo. Imana iragushaka, garukiraho, ongera ukizwe, ongera usubire kwa Yesu. Aracyateza amaboko, igihe cy'imbabazi kiracyariho. Popitera ziredo. Niyo mpamvu Imana iguhaye iyi miburo. Birashoboka ko ubutumwa wabwumva, wamara kubwumva, ukimara kubwumva ugafata umwanzuro ukihana, Imana ikakubabarira. Ariko mwene data, reka nkubwire ngo nutumva ubutumwa, kandi Imana ari weho kandi Imana yakuntumyeho, ukabwumva ugafunga amatwi yawe, ntubushyire mu bikorwa, Imana iraguhana. Iyo usomye mu Byahishuwe 22:12, haravuze ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndarufa na Omega, itangira n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma. Ijambo rigakomeza rikavuga ngo hahigwa meseri ibishura byabo mu maraso Yesu, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti, ngo binjire mu marembo, banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, abasambanyi, abasenga ibishushanyo,
ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Garukiraho, nta kindi ndenzaho uretse kukubwira ngo ihane ugarukire, Imana iragushaka. Hari ubutumwa Imana yigeze impa mu gihe cyatambutse. Imana irambwira ngo nzabwire abantu ngo Imana ihagurukiye kurwanya umuntu wese wahunze Imana, nk'uko ni ukuvuga ngo iyo wakiriye agakiza uba ubaye haduyi kuri Satani, ubaye umwanzi wa Satani, ugahinduka inshuti y'Imana. Iyo rero uvuye muri ubu bwami bw'Imana wari warabugezemo, ubaye umwanzi w'Imana. Imana yarambwiye ngo abo bantu bahoze mu nzu yayo, bahoze mu murimo wayo, bakayita bagahunga, irambwira ngo ije kubashaka, kandi irambwira ngo mu buryo bwo kubashaka ije gukoresha ibimenyetso kuri bo nk'ibyo yakoresheje kuri Farawo, kuko Farawo ntiyari kumva Imana itamanje gukoresha bya bimenyetso, kugeza aho yatwariye imfura ye kugira ngo Farawo byibuze irebe ko yakumva. Imana yambwiye ngo mbwire abantu ubu butumwa bakimara kubwumva bahindukire, kubera ko Imana ifitanye urubanza n'abantu banze kuyumvira. Hari ibyorezo byinshi Imana ihagurukije birenze ibyigeze bibaho. Hari indwara nyinshi zigiye kubaho mutigeze mubona ku buzima bwanyu. Hari impfu nyinshi zigiye kuza zitigeze zibaho, ariko Imana yarambwiye ngo abantu bayimenye izabahagararaho, izabarinda, izababundikira nk'uko inkoko ibundikira abashwi bayo. Ndashaka kugira ngo dusengane Imana n'umuntu wese umvishe ubutumwa, agafata umugambi mu mutima we mwiza wo guhindukira, akagarukira Imana, akava mu byaha, akareka ibyo yari arimo, akongera akagaruka mu nzira y'Imana. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti wabambwe agapfa akazuka, ngushimiye mwene data wumvishe ijambo ryawe kandi agahindukira, akagira icyifuzo cyo kugaruka mu nzira yawe. Mubabarire kandi umuhe imbaraga zo kureka burundu no kuzinukwa ibyaha n'ibisa nabyo. Urakoze, ni mu izina rya Yesu bisabye nizeye, amen. Urakoze mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Telefone zanyu hari abagukenera kugira ngo basengere. Ni 0788 542 022. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Namwe mwadukurikiye mukurikize iby'umwuka ababwira kugira ngo namwe muzakire, kandi mugitangire mucyumve ko twagitangiye, kuko nibwo ubasha kuba ubutumwa bwose bwari bumeze. Urakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza. Abatari bakanda subscribe ni muyikande kugira ngo tujye tubana buri gihe cyose dusohoye ikiganiro. Imana ibarinde kandi bakomeze. Amen.